Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe muri iki gitondo ciza iduhaye. Turashima Imana ko iduhaye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Turi ku munsi wa kabiri, ni umunsi w'umugisha ku buzima bwawe. Wewe wabyutse amahoro, wowe uri muzima, ubasha kuvuga, ubasha kugendagenda. Reka ugende ahatandukanye, uraza guhura n'umugisha w'Imana, uraza kugira neza ko Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe by'ukuri utameze neza, reka ngusabe kugira ngo wizerane nanjye muri kino gitondo. Hari ikiganza c'Imana kiza gukora ku buzima bwawe. Uwiteka araza kohereza marayika agukize, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza rero mwese. Ndabakire muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Uwiteka abagire neza gukomeza kubana natwe mu byiza byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanje Asene ndi ku Mana. Bwoko bw'Imana, muri iki cyumweru turi kwiga amajambo akomeye cyane kandi aryoshe atwigisha duhugura. Turi kwiga ibintu bishobora kudufasha kugira ngo tubashe kuramya Imana uko bikwiriye. Ndabizi abantu benshi dukunda kujya mu rusengero cyangwa se tukumva indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko turi kwiga ese ni ibiki bishobora kudufasha kugira ngo tubashe kuramya duhimbaza Imana neza. Ikintu cya mbere twaravuze ngo ntabwo twaramya Imana neza ijambo rya Kristo ritari muri twebwe. Uyu munsi nanone turaza kwiga ikindi cya kabiri cyadufasha kugira ngo turamye Imana neza uko bikwiriye. Tuje mu gitabo cy'Abikolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 niho turi. Bibiliya ivuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rikwiriye, rifite ubwenge bwose. Haleluya. Ngo mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihangano by'umwuka. Haleluya. Hano Bibiliya avuga iki? Yavuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Haleluya. Ubwenge bwose. Haleluya. Ntabwo ushobora kuramya Imana udafite ubwenge bwose bw'Imana muri wewe. Haleluya. Ubwenge bw'Imana buri muri wewe, ushobora gusobanukirwa iby'Imana ikunda, iby'Imana ishaka, iby'Imana yifuza ku buzima bwacu. Iyo ubwenge bw'Imana buri muri wewe, haleluya, ushobora kumenya uko waramya Imana gukwiriye. Tuti yanje, ubwenge bw'Imana butari muri wewe, butagwiriye muri wewe, ntago bikunda ko waramya Imana. Abantu benshi bishwe no kutamenya, abantu benshi bishwe no kudasobanukirwa ibyanditswe n'ijambo ry'Imana. Ubu bwenge bw'Imana rero ntahandi buturuka mu ijambo ry'Imana. Iyo ufashe umwanya ukinjira mu ijambo ry'Imana, ukinjira deep mu ijambo ry'Imana, ubasha kwakura ubwenge bw'Imana, ubasha gusobanukirwa iby'Imana ishaka, iby'Imana ikunda, uko Imana imeze, uko Imana iteye, uko Imana itekereza. Ibyo byose byatuma ubasha kumenya icyo Imana ishaka nuko waramya Imana, kubera ko icyo gihe ufite ubwo bwenge, iyo knowledge, iyo wisdom y'Imana muri wowe, bigatuma igihe cyo kuramya Imana ubikora neza kubera ko wasobanukiwe iby'Imana ishaka. Haleluya. Iki gitondo ndaza gusengana nawe, ndaza gusenga twinginga Imana kugira ngo Imana idusuke mu ubwenge tubashe kwiramya uko bikwiriye. Abantu benshi kubera kutagira ubwenge bw'iby'Imana ishaka, kudasobanukirwa iby'Imana ikeneye, iby'Imana yifuza, oh haleluya, bituma batabasha kuramya Imana uko bikwiriye. Ariko Bibiliya tubwira ngo niba ubusa ubwenge busaba Imana. Haleluya. Ese niye domaine ukeneye kumenya, niba ukeneye kumenya ku Mana, niba ukeneye guhishurirwa ku Mana, ese n'ubwenge runaka ukeneye ku Mana, bisaba Imana yaza kubigwa muri kino gitondo. Saba uwo mwuka w'ubwenge ube ku buzima bwawe. Iyo udafite umwuka w'ubwenge ku buzima bwawe, umuntu wese yakubwira kuramya uko abyumva, uko abishaka, nawe ukabikora uko, ariko ugasanga uri kwibesha, uri kujya mu nzira zitarizo. Ariko iyo ufite ubwenge bwo kurimbura, bwo gusobanukirwa ibyanditswe, icyo gihe kuramya Imana kwa kugera ku Mana. Haleluya. Utazi ijambo ry'Imana ntushobora kumenya Imana uko iteye, n'ibyo ikunda, ibyo yanka, ibikwerekeye byose biri mu ijambo ry'Imana. Ibyo rero byo kuramya byose tuvuga biri mu ijambo ry'Imana. Ubwenge bw'Imana iyo buri muri wowe, haleluya, ubasha gusobanukirwa iby'Imana igomba ku buzima bwawe. Nicyo gituma muri kano kanya tugiye gusenga, tubwira Imana ngo Mana, duha umwuka w'ubwenge, duha umwuka wo gutahura. Ese kukuramya bigenda gute? Ese kukuramya bikorwa gute? Mwana, ubwo bwenge dukura mu ijambo ryawe bugwire mu buzima bwacu, bugwire mu bitekerezo byacu.
mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe dusenge muri kano kanya, dusaba umwuka w'ubwenge bwo ku buzima bwacu kugira ngo tubashe kumenya uko twaramya Imana gukwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimiye, ijambo ryawe riratubwira ngo ubuze ubwenge nabusabe. Ndasenga muri kano kanya kugira ngo umwuka w'ubwenge, umwuka wo gusobanukirwa ibyo ushaka, umwuka wo kumenya ibyo utekereza, umwuka wo gutahura ijambo ryawe, kugira ngo Mwami nimara kudahura ijambo ryawe, nimara gusobanukirwa ijambo ryawe, bashe kukuramya uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwene data karanyuva Mwami, reka umusuke w'umwuka w'ubwenge atangire gukinguka amaso, aho umuka amaso y'umwuka asobanukirwa ibyanditswe, asobanukirwe Mwami ibyo ukeneye ko tumenya mu gihe nk'iki, kugira ngo kuramya kwacu kuba umumaro mu buzima bwacu. Urakoze kuko uri Imana igira neza, urakoze kudusutseho umwuka w'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Abatureba batubone mu bwenge bwawe, batubone mu gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, haleluya. Ugendana ubwenge bw'Imana, umwuka w'ubwenge bwo ku buzima bwawe. Imana ikugire neza, mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana. Mwarahezagiwe cyane. Shalom shalom.